cumi na kane umurongo wa cumi na kane. Abaroma cumi na kane cumi na karindwi navuga ngo kuko umwami Imana atari ubwami, kuko ubwami bw'Imana atari ukurya no kunywa, ahubwo ari ubwo gukiranuka n'amahoro no kwishimira mu mwuka wera. Amen. Ubwami bw'Imana si ubwo kurya no kunywa, hanyuma n'ubwo kugira buti ubwo kwishimira, n'ubwo gukiranuka n'amahoro no kwishimira mu mwuka wera, kwishimira mu mwuka wera. Ibintu bitatu. N'ubwo bwami bw'Imana. Turishimye kugera hano, ariko tugiye kuganira ubwami. Ubwami bw'Imana si ubwo kurya no kunywa, ahubwo n'ubwo gukiranuka n'amahoro no kwishimira mu mwuka wera. Haleluya. Imana ishimwe ko duteranye umunsi wa Noheli. Noheli nziza mwese. Hanze igiciro cyazamutse n'imodoka zabuze. Ibintu byose byazamutse. Hanyuma njyana umumotari ndamubwira ngo uhicare ntagize umusugaruye. Naho imodoka zo zabuze. Naturiya twahoraga dukoresha natwo twabuze. Abantu bose bagiye muri Noheli. Noheli nziza. Ariko ibi byose byabaye hanze siyo Noheli. Noheli ni uko turi muno mu rusengero siyo Noheli. Noheli ni ukwishimira umwami no gukiranuka n'amahoro. Kandi ubwo bwami tuba hano hanze uba mu giti. Ubwo bwami rero nibwo tugiye kuganira. Ubwami buba mu mutima kandi iyo Noheli yalitabiriwa zamani akazaliwa mkombozi wa ulimwengu Yesu. Yalitabiriwa zamani akazaliwa mkombozi. Sasa yametimia leo hii mbele kazaliwa mtoto Moria kalazwa porini Mang'ombe, kwa sababu walikosa nafasi katika nyumba ya kulala wageni. Yego. Bibiliya yambwiye ngo mwamukumbi muto ngo mwitinya ngo kuko iso yishimira kubaha Oni Yesu Kristo. Turashima Imana kuko twavuge ku ngoma y'Umwami wacu Yesu. Haleluya. Iyo tuvuga ku ngoma ya Satani rero tuba twihesha. Yesu ngo tumukunde cyane kuko nukuvuga ngo ubwami bw'Imana abantu kutwebwe bakisitu ariko bari mu bwami. Iyo tubaye muri ibi bihe so twishimira kurya no kunywa. So twishimira ingoma yabayeho kutwebwe twa profesi. Nous profitons l'occasion. Zamuri barishobora. Atukuzwe. Haleluya. Uko abandi bazozana imyenda misha
abandi bazorya ibintu byaguzwe kandi abantu bahekera aho ngo ni noheli nta noheli yabaye mu mago nta yinabaje abantu bose bavuka isibi iyo si noheli noheli iba shawuri moyo n'igikomba na hano noheli rero mureke twinjire noheli yego noheli rero ni ibindi bintu kandi umuntu yasenze ngo iyi noheli yalitabiriwa zamani kwamba azaliwa mkombozi ni Yesu. Yalitabiriwa zamani kwamba atazaliwa mkombozi. Nyimbo zake nazoimba korali zo muzinda bakaririmba nk'amajwi ukazumva abantu bazumva bagabo ko baruzuzwa nk'ahantu mu nguni wamejaza wageni mioyoni mwao, wageni hao ni dhambi. Ndugu, nazo dhambi gani zinazosababisha Yesu akose nafasi? turinjira noheli yahana ariko iragera no mu mirenge iragera n'ahandi noheli ko ndabona ifite umuvuduko ntaho zagwega zihurira ntaho zagwega zihurira zombi iyo mu bijombo n'iyo mu gitasha n'iyo ko mu kibiri izisuma izigenda musumura noneho muncamakeya ijambo ry'itubwami titworivuga nyine ngo tubwire gusa ko nakunda turisogongereho bukeya nitumara tuvyina nitumara twishimire mu mwuka noheli noheli itwibutsa ubundi amateka ya Bibiliya azavuga ukuntu Satani yaje ku isi awukipa isi kandi Mariya yama yicaraho yama avuga ngo nzorera uzoyinkuraho umuntu yamacumura umuntu bacumure acumura kera Satani yabicaye ku ntebe y'isi guverinoma ya Satani mu ijuru niho Imana itari mu isi Satani kera yari awukipa isi Adamu babeho yama pokita pole zalwe elwe wana asifiwe kuzo Mungu wazee velo fer bazera Adamu bavuke abeho yamabaho kera Satani hari Mariya yamuvuga ngo wewe ndakurenze kera ariko Imana yamemuremera ubwabo kuko Imana yakuremye kandi mu ngovi yake yayete kandi Imana yamubwira ngo uze wishimira mwami bw'Imana si ubwo kurya no ko ahubwo nuko kwiranuka ariko muri Edeni haruke muri Edeni haru iyi noheli kwede leswe elwagena noheli mu kwiranuka ni Edeni ni Imana rero Imana cyubahiro haleluya no Edeni Zamuri macua. Bibiri zivuga ngo n'imitima
niko bacira urubanza muratinya imbere y'Imana niyo onoye niba waje umutima utagucira urubanza winjiye mu bintu ubwoba uri mu kazi n'ikinyoma c'est mort ça suffit allez noneho Yesu ahimba noneho Adamu ngo amare nicyo gihe umugore yamushutse kuko Adamu nyine yarahamye kuko yemeye icyo umugore avuze ariko wakoze igitangaza mu mugore impamvu n'umugore Imana yamuremanye imbaraga zikomeye abagore baraturusha imbaraga bene zazizi abagabo n'ubwo zamubona twambara amakoti n'ukwihagararaho gusa ariko abagore bagira imbaraga kandi yaravuze ngo turacumbitse ni mu mazu ducumbitse tubona kugira ngo wigira gutyo ugasara uzamubwira gutyo ukazazamuka cyane reka gatoya azokwicaza gutya kwicaza muzobona ahagaze ahangaha mukabona ahagaze ahangaha mukabona aravuze mukabona arashimukanyije mukabona ari mu bwiza bw'Imana kurya muze mubirebera mu mugore Bibiri zivuga ngo urugo n'amatungo ibintu bizabihabwa n'ababyeyi bari ku mugore mwiza bizava ku Mana ba Samusoni nicyo cyabananije tibari abahinga bakomeye derira gusa we keti bagira agahayo kagurwamo amaso umugore mwiza hagahayo aza kunogora bagenda n'ibiribwa azajya kunogoramo ukagenda neza muganga babwira amakuru Edeni Imana ishimwe Bibiri zivuga ngo Adamu wa mbere kandi kuri Edeni isobanura Yesu avugira neza yawe zavugira neza zavugira neza zavugira neza nkiriho zavugira neza zavugira neza zavugira neza nkiriho hari ibituro bifite na gutura ngo hari ibituro bifite na gutura kuba y'umutima gutereke z'umutima waje wuzuye indirimbo nyinshi zo gushima kuryo wankoreye zayivuga ineza yawe Mana hibose Adamu yababwirwa ngo turye iyi mbuto bararindi igitangaza kiba kirabaza iyo bituruka ku mugabo niyo byarakunze ariko kubera ko byaturutse mu mugore bikera ndetse no kubahana umugore niwo hanwe bisa bikomeye niyo mpamvu azabyara biruhije cyane kubyara ni ikintu kindi gikomeye nyine ubwo ni umutwaro mwagize kubera kuko mwazanye ibibazo atuzanye ibibazo bikomeye asenyeye Edeni bitewe na Satani ntabwo amunyura arabyemera nawe arahana mwumva uko Bibiri ivuga Bibiri iravuga ngo Adamu ngo Imana yaramubwiye ngo ngiyi Edeni maremeye ngo kandi ngo mbagize abatware bo kuyitegeka ngo muyitegeke muri iyi butware mu bwami ni ukuvuga ngo muyobore iyi guverinoma y'ubwami bw'amahoro bugiye kubona
baza gutsindwa na Satani kuva icyo gihe intambara yabaye y'ubwami bw'Imana n'ubwami bwa Satani. Ndaje kubabwira ko bwatsindiwe ubwami bwa Satani. Ubwami bwa Satani bwatsinzwe mirere. Amen. Amen. Nta muntu uzosura kubigarura, tubyosura gukunda kugusa tukunda umanza rwararabiye ukunuka. Nta bujurire buriho, nta kundi. Ubwa bukomoka muri Ibrahim, ejo tubivuga bitumara tuvuge hejuru y'inyenyeri. Inyenyeri yakomotse kwa Ibrahim. Aho niho tuzotera sirafo. Yewe nyenyeri nziza we, mwira kinyenyeri no waruba mbikora ko inyenyeri ni benshi. Noneho inyenyeri ikomoka kwa Ibrahim zo birakomeza biragenda kuri Isaki, birakomeza biragenda. Yakobo nibo wabwiwe ubwami bugiye kuzabaho, uko yari masezerano abana biwe akora kuri Yuda. Yanavuga mu bwami tuzaza kuri Yuda, ngo ni y'ubutwara, ngo tuzaza ku birenge by'iwe nyine ataragarate nde yatarase. Ubwami buravuzwe no munsi ijambo ubwami rivugwa bwa mbere riragaragara. Ubwami buzaza kuri Yuda. Ngo ndi muzayobora amahanga yose, ngo kandi amahanga yose azabira gute azamuvira. Nukuvuga ngo ingoma ya Yesu mu bwami burimo abantu bose bagomba kumvira no gutegereza. Ubwami niyo ntego nyamukuru y'ijambo muri Bibiliya yose, niyo ntego nyamukuru. Ni nayo Yesu yagendeyeho, ni nayo Yohana yagendeyeho. Ni ukuvuga ngo ubwami ni ikintu gikomeye, niyo ntego, ubundi niyo ntego ya Bibiliya. Mu bwami, Bibiliya ni ubwami, ingendo buriya ni guverinoma. Ubwami ni iki? Ni ubwami ni guverinoma. Ni guverinoma ubwami bw'Imana, ni guverinoma y'Imana ariko iyobowe na Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo hariho guverinoma, ni ukuvuga ngo ubwami bwa Yesu Kristo buriho, bwarabonetse, niyo Bibiliya zibivuga cyane. Ndabivuga mu ncamake kugira ngo musoze kuvuga. Noneho nibwo bwami rero Yuda yabonye yabonye Yakobo, arareba ariko asezera abana biwe. Buri umwe yakagenda muraga avugaho ibyiwe, umuntu yakagenda muraga ibyiwe, ariko ngagera kuri Yuda kandi umuntu yakagenda muraga umuntu ibyiwe bikurikije ingeso ze. Magera kuri Yuda yamavuga ngo Yuda we, ngo ndakurebye, ngo bene so bazakushima, ngo bene so bazakwikubita imbere. Ndakurebye ngo Yuda we, ngo ukuboko kwawe ngo gufashe ku ijosi ry'abanzi bawe. Ati Yuda we, atomeze nk'icana cy'intare. Haleluya. Amara yamavuga ngo le ebaria Yuda we, ngo ubwami ngo ntibuzava kuri Yuda. Arishika ayavuga ngo Yuda we, ngo nibutware ngo ntibuzava kuri Yuda. Porque la distance est pleine et d'honnêteté. Les formes d'Atina sont belles. Ngo amarere kandi ko numva za haleluya zimanuka. Mureke mbabwire, Noheli irigomba gushakanya. Noheli idashakanyije ubwami bwa Satani. Tayiba yabaje. Yesu yavutse hagomba gushakana. Herode. Nyamavira ko ushaka kubera ubwami bw'Imana bwamanutse. Leso. Sha. Turatanga kandi
wasenye Nyamaviri yayishaganyije Onde yigeze shaganyije oya ariko twasenye siko yabwiye Yeremiya se ukamenya Imana bamaze kwinjira muri Yeremiya Imana yamubwira ngo Yeremiya nguzubika nguzasenga nico cyashimishijwe Yuda yaravuze ngo nako Yakobo yaravuze ngo nubwo mfuye ariko ndafuye ariko ndabizi ubwami ninjiyemo yamye budorogeramo zamura amaboko Mana yanje komeza ujufasha Ukaramire ndasicumbira Ore nize ijambo wabwiye Sinkabuhindura ku mbaraga zawe Kamubwiye ikomere biriho Ugaburira amaboko yawe Ubimana n'ukuntu nawe Ugeze igihe uzaza kumana nuko kwishimira mu mwuka Yesu ari Imana Hembura 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 umurimo murijwe Haleluya Hembura Tunatarama kuri Yuda rero niho akora abantu bazaberwa natwe uyu mukutana abantu bereko Yesu turashaka ko amaso y'abantu bibiri iravuga ngo amaso ndabasabira ngo amaso y'abantu agere abese wa mwana wundi uzucuranga rugari he Itumuza wicara Binogere na Patrick uracuranga nawe uze wicarana nabo duhe Imana isobanura Haleluya noneho
ubwami bwose mvuze aha ngaha ariko ntavuze cyane bwuzuriye kuri Dawudi. Ntare umuryango wa Yehu. Amen. Iranesheje. Ibyo Imana yarabwiye Ibrahimu, n'ibyo Imana yarabwiye Isaki, n'ibyo Imana yabwiye Yakobo, byose byuzuriye kuri nde? Kuri Dawudi. Imana yashakaga umugabo umuzuzuza amasezerano. Nicyo cyatumye Imana ivuga ngo nguyu umeze nk'uko umutima wanjye ushaka. Bivuga kuko Imana yashakaga umuntu umwe kuva kera kose uzuzuza amasezerano. Isezerano ryawe wakomeje kuri Yobo, twe n'abasogokuru n'abasogokuruza. Ni ukuvuga ngo Imana yashakaga umuntu umwe izuzuza amasezerano. Kuva kuri Ibrahimu utagiye gutondagura abo bantu bose uwo yujuje amasezerano. Niyo mpamvu Netanyahu wa Musa yahagaze hariya Trump yazanye ambasade bamarira bavuga ngo ahangaha ngo niho ngo ahangaha ahahagaze ngo niho uza wacu Ibrahimu ngo niho Imana yamubwiye ngo iki gihugu ngo nzagiha abana bawe ngo nzagiha n'abuzukuruza bawe. Bamarira bavuga ngo kandi ngo ahangaha ngo niho Dawudi ngo umukambwe wacu Yesu ahibaza ngo ahangaha ngo niho umukambwe wacu Dawudi ngo niho yarahagaze ngo umunsi yamubwiraga amakuru ngo y'iki gihugu, umunsi umuriro waka kuri Abunobu, Imana imuha amasezerano gitangaza cyane. Yesu ahimbaza. Dawudi ahabwa amasezerano yo kuba ise wanjye, ise wa Yesu. Binyuze mu mateka akomeye Betelehemu kuva kuri Rusi biragendereza kuri Dawudi, isezerano riruzura. Imana iravuga kuko Dawudi yari yatekereje kubaka Imana isu. Imana amaze kubitekereza gutyo, Imana iragira gute? Imana irabimuha, iravuga ngo Dawudi ubwami bwa muri wewe ngo ntibuzashira, ngo kandi ngo wewe mw'intebe y'ubwami bwawe ngo ntizakuka iteka ryose. Uko yarivuze Yesu Kristo. Aho ndi ku murongo wa 16 muri Samweli wa 2 no muri Zaburi haraho Dawudi Imana yamubwiye, Zaburi ya 89 iravuga ngo narirahiye ngo kuko ntazabesha Dawudi. Uko yari musezerano isezerano rikomeye, ni isezerano rifashe Yesu Kristo imucomekamo. Iravuga ngo Dawudi we w'intebe y'ubwami bwawe narirahiye. Umunsi umwe Dawudi yarahagaze avuga amagambo, yamuhagarara avuga ngo jewe Dawudi mubona ngo ndirahiye nanje Imana nayo yamimusubizije. Yamavuga ngo ndirahiye ngo ntazicarana n'iryarya. Dawudi ntigeze yicarana n'iryarya. Dawudi Imana shaka Galitabili wanzamani. Sasa nohe igomba kuva mu mico n'imyifatire kuko mwe ndagaje. Nohe igomba kuva mu kinyamuringo. Iki giterane kigiye kuba iki giterane mubwira abantu ko hano hari noheri. Hari za noheri zabaye kazingahe muri Bibiliya. Izo nizo ihiri ya gatatu. Kandi iya mbere yabaye umunsi Yakobo yerekwa abona ijuru rikingutse. Arayuzi amakanisa yacu yose para nani ntabwo bikiriruzi. Ubiye kuba Beteli, ubiye kuba muziki, ubiye kuba muzima. Kandi yakoresheje nde umugabo ushura intebe y'Imana, ayishura intebe y'Imana. Imana usabira arayibona intebe y'Imana kandi asinzire hafi yiseguye ibuye ngo amare yamabona iki? Yamabona abamarayika n'urwego rumanutse. Abamarayika bari kumanuka abandi bazamuka ngo akambuke yabavuga ngo ahantu nari mwire mu gijuru. Uko umunsi yarabonye no hehe tugiye kugeraho hariya rero Yesu avuka urwo rwego kandi rwarabonetse. Amen. Ko bisumba noheri nziza. Dawudi ahabwa amasezerano ateye ubwoba, ahabwa ubwami. Ubundi ubwami bwa Dawudi bwari ubwami budakuka. Imana yaramubwiye uwo munsi, iramubwira ngo nta uzagira gute, nta muntu n'umwe uzongera kukubura buzukuke, nta mwanzi uzongera kukubura kumwe. Imuha ubwami bwo gutera budaterwa. Ubundi Dawudi ntabwo yari